Tubahaye ikaze mu ishuri rito rya Bibiliya aho twigira hamwe ijambo ryera ry'Imana. Mu gihe turimo kwiga, turibaza ibibazo bitatu. Ese icyanditswe kivuze iki? Ese gisobanuye iki? Kandi ikiruta ibindi byose, ese kinyigishije iki? Ubumenyi gusa budafite ishyira mu bikorwa ntacyo bumaze. Imana irashaka ko dushyira mu bikorwa ijambo ryayo mu buzima bwacu. Mu nyigisho y'uyu munsi, turiga ku mukozi w'Imana ukomeye Gideyoni, kandi hari byinshi twamwigiraho bikadufasha. Tega amatwi witonze ukurikirane ijambo ry'Imana uyu munsi. Tugeze ku gitabo cy'abacamanza ku nshuro ya gatatu, ari nayo ya nyuma. Twabonye mu gitabo cy'abacamanza mbere na mbere gushyira mu ngiro ubutumwa burimo ku muntu ku giti cye, hanyuma tubona no gushyira mu ngiro ubutumwa ku gihugu cyose. Ubu dutangiye kureba kwishyira mu ngiro ku bantu runaka. Ibyinshi mu by'Imana yatubwiye mu ijambo ryayo yabitubwiriye mu bantu cyangwa mu bwoko runaka. Ibi dusanga ari ukuri mu gitabo cy'abacamanza iyo dusomye kuri aba bacamanza ubwabo. Ikintu kimwe bitwigisha ni uko bari abantu boroheje, kandi Imana yakoresheje abantu boroheje. Imana yishimira gukoresha abantu boroheje, ikanabakoresha ibintu bitangaje kandi birenze ubushobozi bwa muntu, ibitewe n'uko abo bantu bayihaye ngo ibakoreshe kandi bakumvira umwuka wera. Umwuka w'Imana yazaga kuri aba bantu. Uko niko ibyanditswe bibavuga. Bitari ibyo, babaga ari abantu basanzwe kandi boroheje cyane. Ubona nta kintu na kimwe bafite kibaranga cy'umwihariko. Muri iki cyiciro ndagira ngo turebe ku buzima bwa Gideyoni. Dusome inkuru ya Gideyoni mu bacamanza igice cya 6 n'icya 7 n'icya 8. Mbona Gideyoni ari ugaragara cyane muri aba bacamanza bose. Twakwigira byinshi ku butumwa bwa Gideyoni kurusha undi mucamanza wundi uwo ari we wese. Gideyoni yivuze ko ari we wa nyuma mu banyantege nke bose. Atangira kugaragara mu gihe kimwe muri bya bihe Abisirayeli bateye Imana umugongo. Hari igihe abantu bakoreraga Imana. Nyuma y'aho abagore bitwa Debora na Yayeli batsindiye Abanyakanani bagacungura ubwoko bw'Imana, abantu bakoreye Imana kandi abantu bayigiriye iya mbere. Ariko Debora amaze gupfa, barongera bacumura ku Mana kandi bayitera umugongo. Bigenze bityo, Imana ihagurutsa Abamidiyani. Abamidiyani banesheje Isirayeli barabakandamiza, kandi ikandamiza ryabo ryari ribi cyane. Ntabwo habaye intambara gusa aho abenshi bishwe, ariko nyuma y'intambara Abamidiyani batambagiye Isirayeli yose, barandura imyaka yabo kandi banyaga byinshi ndetse no mu byaro, ku buryo Abisirayeli basigaranye ubusa, babura ibyo kurya, basubira mu bukene burenze ukwemera. Nyuma y'imyaka 7 yo gutotezwa n'Abamidiyani, ubwoko bw'Abisirayeli batangiye gutakira Uwiteka ngo abakize. Ni muri iki gihe Imana yahamagaye umugabo wo kubakiza no kubacungura. Uwo mugabo ni Gideyoni. Dusoma mu bacamanza igice cya 6 ko marayika w'Uwiteka Imana yaje akicara munsi y'igiti cy'umwera cyari Ofura kwa Yowasi. Umuhungu we Gideyoni yari arimo gusekurira ingano mu muvure kuko yashakaga kuzihisha Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, cyangwa wa ntwari we. Gideyoni yarasubije aravuga ati, Mwami wanjye, niba Uwiteka ari kumwe natwe, kuki ibi byose byatubayeho? Mbese ibitangaza bye byose biri he ko atakibikora? Mu buryo bwumvikana, nyuma yo kubwira Gideyoni ati, wa munyembaraga we, Gideyoni yaramusubije ati, niba uri kumwe natwe, kuki ibi byose birimo kutubaho? Ese ubundi ibitangaza byose twumvise kenshi biri he? Ibuka amateka yabo. Hari hashize imyaka myinshi hagati yo kwambuka inyanja itukura n'ibyo bitangaza Gideyoni yavugaga ko yumvise. Nuko rero Gideyoni abaza ikibazo benshi muri twe tubaza muri iki gihe. Ese ibitangaza ko bitakiba byagiye hehe? Tujya twumva ibitangaza byabaye mu bihe bya kera. Nyereka igitangaza no muri iki gihe. Icyo nicyo Gideyoni yavugaga. Dore igisubizo cy'Imana mu buryo bworoheje. Gideyoni, jya kureba mu ndorerwamo.
ni wowe gitangaza cyanjye, nzagukoresha igitangaza. Icyo nicyo cyarimo kuba, nicyo twita uguhamagarwa kwa Gideyoni. Imana ibwira Gideyoni iti, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sijya ugutumye? Ni iby'ingenzi cyane iyo Imana iguhamagare gukora umurimo runaka, kuko ari uwo murimo ubizi neza ko Imana ariyo yagutumye kandi iri kumwe nawe. Iyo uzi ko Imana ariyo yagutumye kandi ukaba uzi ko Imana iri kumwe nawe, ubwo nibwo wamenya ko umurimo utazakorwa nawe ahubwo uzakorwa n'Imana ubwayo. Iyo ibitangaza bibaye muri wowe no mu bandi bantu binyuze muri wowe, usubiza amaso inyuma ukavuga uti, si jye wabikoze ahubwo byakozwe n'Imana, kuko Imana ariyo yantumye kandi Imana iri kumwe nanjye. Nasuye abamisiyoneri mu mpande enye z'isi kandi nabasanze ahantu bamwe muri bo bari bamaze imyaka 25. Igihe byarangoye kumara aho hantu imyaka 3. Naje gusobanukirwa ko iyo abo bamisiyoneri bataza kuba bazi ko Imana ariyo yabatumye kandi ko Imana iri kumwe nabo, ntibari kuzashobora kuguma aho hantu bakabaho muri ubwo buzima kumara imyaka 25. Iki ni cyo Imana yabwiraga Gideyoni igihe yamubwiraga iti, sijya ugutumye? Igihe Imana yahamagara Gideyoni ikamubwira ko igiye kumutuma ngo ajye gukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, Gideyoni yaravuze ati, Abisirayeli nabakirisha iki? Dore ubwoko bwacu nibwo bwoko bworoheje nyuma y'abandi bose, kandi nijye muhererezi mu nzu ya data, ndi hanyuma y'aboroheje bose. Ni iki gituma untuma? Iryo jambo ribona mu gitabo cy'Abacamanza cyose. Imana ntabwo irimo gushaka abera cyane, ibyo birumvikana. Igihe cyose Imana ishakisha umunyantege nke cyane kurusha abandi, kuko umunyantege nke birashoboka ko yakwiga aya mabanga yo mu mwuka Mose n'abandi bayobozi bose bagombaga kwiga. Amabanga yo mu mwuka nka sijye ahubwo ni Imana. Sinshoboye ariko Imana irashoboye. Sinshaka kubikora ariko Imana irashaka kubikora. Sijye wabikoze ahubwo byakozwe n'Imana. Ese abantu bakwiga bati ibi bintu kandi ari ibyamamare cyangwa biyita bakomeye? Iyo ari ibyamamare hari ubwo bizera kwamamara kwabo, ariko iyo boroheje na nyuma y'aboroheje, yenda Imana yatuma bayizera aho kwiyizera ubwabo. Ubona Imana yarakomeje guhamagara abayobozi bateye batya mu gitabo cy'Abacamanza. Igihe Imana yahamagaraga Gideyoni ngo atsinde Abamidiyani, hari ibihumbi by'Abamidiyani. Bari bameze nk'insenene nyinshi cyane, banganaga n'umusenyi wo ku nkombe z'inyanja zo mu isi wose. Imana yabanje gushyira ukwizera muri uyu mugabo Gideyoni. Tubwirwa byinshi ku guhamagarwa kwa Gideyoni kurusha abandi bacamanza bandi. Nibwira ko abacamanza bose banyuze mu bintu bisa, ariko iyo bigeze kuri Gideyoni duhabwa ubusobanuro burushijeho. Imana ibishaka gukora ibintu bibiri iyo irimo guha umuntu impano yo kwizera. Icya mbere, Imana ishaka gusuzuma ukwizera k'uyu muntu imugerageza. Ikindi ni uko Imana iba ishaka kwiyereka uyu muntu cyangwa se kwemeza ukwizera k'uyu muntu. Itegereza ukuntu Imana yemeza ukwizera kw'abantu iyo irimo kubahamagarira gukora umurimo ukeneye ukwizera kwinshi. Zaburi ya 23 n'umurongo wa 23 iravuga iti, intambwe z'umuntu zikomezwa n'Uwiteka. Hari igihe mu bushake bw'Imana utamenya ubushake bwayo ubwo ari bwo. Ukagera mu mayira abiri mu muhanda ntumenye niba werekeza iburyo cyangwa ibumoso. Ugomba gukora uko ushoboye ukamenya niba werekeza iburyo cyangwa ibumoso. Warangiza ugasenga ngo Imana ikuyobore, kuko intambwe z'umukiranutsi zikomezwa n'Uwiteka. Imana yemeza kandi igahamya ukwizera kugira ngo idukomeze kandi ikomeze no kwizera kwacu. Umwami yakomeje intambwe za Gideyoni mu buryo bwinshi. Icya mbere nuko yakiriye ituro yamutuye mu buryo butangaje. Gideyoni yateguye ituro nk'uko Uwiteka yamubwiye. Ituro ryatwitswe n'umuriro uturutse mu ijuru mu buryo bw'igitangaza. Iki cyari igikorwa cy'igitangaza cyahamije kandi kigakomeza ukwizera kwa Gideyoni. Hanyuma hakaba n'agahu ka Gideyoni. Imana yari irimo kumuhamagarira kubakiza Abamidiyani. Uramutse uhuye n'Uwiteka ukumva guhamagarira gukora ikintu nk'iki, kandi Imana ikavugana nawe,
ese ntiwakenera igihamya? Gideyoni yaragisabye. Gideyoni yabwiye Imana ati, Mana, niba koko urimo kuvugana nanjye, bitewe n'uko hari ubwo nshidikanya ko ari wowe urimo kumvugisha, nkorera iki gitangaza. Ngiye kuraza agahu hanze iri joro. Mu gitondo nimbyuka, ndashaka gusanga ubutaka bwumye ari nta kimi, ariko nsange agahu gatose. Bukeye Gideyoni abyutse asanga ubutaka bwumye, akamura ako gahu agakuramo amazi yuzuye imbehe. Arongera abwira Imana ati, Mana, ukomeze kunyihanganira, noneho ndagusaba ko nongera nkaraza agahu hanze, maze nsange agahu kumye, maze ahandi hose hatose. Bukeye asanga ubutaka butose ariko agahu kumye. Ibyo byose byari bigamije iki? Nemera ko byari igihamya cyo kwizera kwa Gideyoni. Imana yari irimo kumuhamagarira gukora umurimo ukomeye. Imana yashakaga guhamya no kwemeza intambwe za Gideyoni. Bityo bituma Imana yemera ibyo Gideyoni yasabye. Nta tandukaniro rihari hagati yo gushyira agahu hanze no kugerageza umwami. Igihe umwami yageragezwaga mu butayu, kimwe mu bigeragezo cyari ukuzamuka akajya hejuru ku gasongero k'ingoro, yarangiza agasimbuka. Mbere y'uko agera ku butaka, yabwiwe ko abamarayika bari bumuramire ngo atavunika. Ibyo byari bwemeza abantu bose ko yari umwana w'Imana. Igisubizo Yesu yasubije Satani wamugeragezaga cyari haranditse hati, ntuzagerageze Imana. Igihe cyose tuje ku Mana, tugomba kuyegera mu kwizera. Ntabwo washimisha Imana udafite kwizera. Uko niko tugomba kwegera Imana. Imiterere yo kwizera igaragaza ko hari ibihe Imana izatugerageza, ariko twebwe nta burenganzira dufite bwo kugerageza Imana. Ndamutse mfite umwana w'umuhungu akaba agejeje igihe cyo kujya muri kaminuza, tekereza ndamutse ngiye nkabwira ubuyobozi bwa kaminuza nyuma yo kumwemerera umwanya nti, ubu rero hari ikintu nshaka kubabwira ku muhungu wanjye. Atinya ibizamini cyane, ntabwo ajya akunda gukora ibizamini. Mu kwiga kwe agiye kwibanda cyane ku mateka. Sinzi rero ko twabonana n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'amasomo y'iby'amateka kugira ngo amusuzume ko yabaza amateka. Ese muratekereza ko bamwemerera kwiga muri iyo kaminuza? Dushingiye ku byanditswe, iyo utangiye urugendo rwawe rwo kwizera, biba bisa nk'aho ugiye kwiyandikisha muri kaminuza y'Imana yo kwizera. Nta burenganzira uba ufite bwo kugerageza Imana. Imana yo ifite uburenganzira bwo kugerageza. Imana yaguha imikoro ya buri munsi, ibizamini byo hagati mu gihembwe n'ibizamini bisoza igihembwe n'ibisoza umwaka. Imana yakugerageza igihe cyose ibishakiye, ubwo ni uburenganzira bwayo. Ariko wowe nta burenganzira bwo kugerageza Imana ufite. Ugomba gusobanukirwa uburyo byakorana neza kugerageza Imana no gushyira agahu hanze. Imana yubahiriza ibyo tuyisabye byose. Izemeza ndetse ikomeze intambwe zawe zose cyangwa umugambi wawe wose. Imana irabizi niba ufite ukwizera mu mutima wawe ukaba ukeneye igihamya. Mu by'ukuri Imana izabyemera. Ibyo ntabwo ari kimwe nko kugerageza Imana no gushidikanya Imana. Imana yemeje ukwizera kwa Gideyoni inshuro ya gatatu. Ibi bisa nk'aho kwari ukwemeza kwa nyuma. Gato mbere y'uko batera Abamidiyani, bari bakambitse mu kibaya cyari kijimye cyane. Imana yabwiye Gideyoni iti, ndashaka kunyonyomba ukinjira mu nkambi y'Abamidiyani iri joro. Hari ikintu gito ndi bugukorere. Ndashaka kwemeza ukwizera kwawe nanone. Nuko Gideyoni yinjira mu nkambi y'Abamidiyani rwihishwa. Agera iruhande rw'ihema ry'abasirikare babiri b'Abamidiyani, yumva umwe muri bo abwira mugenzi we inzozi arose. Yari akangutse arimo kubwira mugenzi we ibyo arose. Aramubwira ati, ndose hari umutsima munini cyane umanutse uva ku musozi, uraza usenya ihema ryacu, uraririmbura burundu. Sinzi icyo izo nzozi zisobanuye. Mugenzi we aramubwira ati, nzi icyo izo nzozi zisobanuye. Aramubwira ati, iyo ni inkota ya Gideyoni, ziriya ngabo za Isirayeli zikomeye ziri inyuma y'agasozi. Inzozi zawe zisobanuye ko ingabo za Isirayeli ziri buze zitsinde buri bwoko butuye muri Midiyani.
Gideyoni abyumvise aho yari ari mu mwijima, arubama aramya Imana. Yaramije Imana aravuga ati, urakoze Mana kubwo kwemeza ukwizera kwanjye. Arangije asubirayo abwira ingabo ze ati, nimubyuke kuko Uwiteka tugabije Midiyani. Imana yari imaze kwemeza ukwizera kwa Gideyoni. Gideyoni ntabwo yari akeneye ikindi gihamya cyangwa icyemezo. Noneho yari yizeye neza ko igiye kumugabiza Abamidiyani akabatsinda. Ikindi tugiye kureba ni iki Imana yakoresha umuntu ukwizera kwe kumaze kwemezwa n'Imana nawe ubwe, umuntu ufite ukwizera Imana irimo gutegura gukoresha igitangaza gikomeye cy'Imana. Ariko ndagira ngo mbabaze ikibazo. Imana yaba irimo kugutegurira kugira ngo igukoremo umurimo ndetse gukoresha umurimo? Ese byaba bishoboka ko Imana ishaka kugukoresha umurimo ukomeye ariko ntabwo uyegereye bihagije ku buryo wabimenya? Irebe muri Bibiliya mu buzima bwa Gideyoni no mu bintu byose yanyuzemo. Tuzabibona ko Imana itagaragarije Gideyoni uwiriyo gusa, ahubwo inigaragariza Gideyoni uwo ari we mbere y'uko ikoresha Gideyoni kuyobora intambara ya Isirayeli batsinda Abamidiyani. Ubu noneho tugeze mu gitabo cy'Abacamanza mu gice cyacyo cya 6, aho twiga ku buzima bw'umugabo witwa Gideyoni. Twabonye ko mbere y'uko Imana ikoresha Gideyoni gutsinda Abamidiyani, ubwoko bw'abantu b'abapagani batoteje ubwoko bw'Abisirayeli mu gihe cya Gideyoni. Imana yigaragariza Gideyoni mu buryo bwinshi. Mu nkuru ya Gideyoni tubona ko Imana ubwayo ishaka kumenya Gideyoni neza. Icyo wacyita ikibazo cy'ukwizera kwa Gideyoni. Urugero, kimwe mu bintu bya mbere Imana yabwiye Gideyoni gukora cyagaragaje ukwizera kwa Gideyoni ni iki? Se wa Gideyoni yari umwe mu bantu bateye Imana umugongo. Yari afite igicaniro yubakiye Bayali, kimwe mu bigirwamana. Imana ibwira Gideyoni iti, ndashaka ko ufata ikimasa cyiza, kimwe mu bimasa bya so bihinga, ukijyane ugihambire kuri kiriya gicaniro, kigikurure kigisenye. Ugende utemagure kiriya kigirwamana cya so, ugitwike gishye gishireho. Nurangiza untambire icyo kimasa, ugishyire kuri uwo muriro kimbere igitambo. Genda ugenze utyo ikigirwamana cya so. Ese icyo cyari ikibazo? Ntekereza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Hari abantu bavuga ko imikorere ivuga ko ugomba gukora icyo se akubwiye gukora cyose. Ibyanditswe biravuga biti, bana mwumvire ababyeyi banyu. Sinemera ko kivuga ko nukura ukaba umugabo cyangwa umugore ugomba kumvira so na nyoko. Urabubaha ariko si ngombwa kubumvira. Kenshi mu butumwa bwiza Yesu aravuga ati, niba udashaka kungira uwa mbere ya so, ntabwo wankurikira cyangwa ngo ube umwigishwa wanjye. Yesu adushishikariza kumugira uwa mbere, akaza mbere y'ababyeyi bacu. Dore urugero rwiza cyane. Gideyoni yabwiwe n'Imana ko agenda agasenya ndetse agakoza isoni ikigirwamana cya se. Uko kwari ukugeragezwa gukomeye kwa Gideyoni. Gideyoni yakoze icyo Imana yamubwiye gukora. Yumviye itegeko ry'Imana ryose. Bukeye abantu bo muri uwo mudugudu babyutse, babona ibyabaye ku gicaniro cyabo no ku kigirwamana cyabo, baravuze bati, ibi byakozwe nande? Biza kumenyekana ko byakozwe na Gideyoni. Nuko bashaka kwica Gideyoni kuko yari asuzuguje ikigirwamana cyabo Bayali. Dore ikintu cyiza cyabaye. Se yaramurengeye. Se yarahagurutse abwira abo bagabo ati, nimwe mugomba kwicirwa gusuzugura Bayali, kuko niba ari Imana, reka yirengere cyangwa yirwanirire. Maze Gideyoni yitirwa aho hantu izina Yerubayali, risobanuye ngo reka Bayali yirwanirire. Ukugeragezwa kwa Gideyoni gukomeye kwabaye igihe Imana yamubwiraga kugabanya ingabo. Iyi ni imwe mu nkuru zikomeye zo mu isezerano rya kera. Muri uku kwemezwa no kugeragezwa, Gideyoni yayoboye abagabo 32,000 kujya kurwana n'ingabo z'Abamidiyani zageraga ku 100,000 birengaho. Bari mu nzira bajya kurwanya Abamidiyani, Imana yamubwira iti, Gideyoni we, ufite ingabo nyinshi. Nutsinda Abanyamidiyani n'izi ngabo zose, uzatekereza ko watsinze kuko mwari benshi. Ndashaka ko uhaguruka Gideyoni we,
maze ukagira icyo ubwira aba bantu. Haguruka ubabwire uti, niba muri twe hari uwagize ubwoba, subira imuhira, ntabwo turi bujyane. Wibuke ko mu gutegeka kwa kabiri igice cya 20 Mose yaravuze ati, nimujya ku rugamba mugiye kurwana n'umwanzi, umwanzi ubarusha amaboko, ujye ubwira abantu mu kwizera uti, niba warasabye umugeni ukaba utaramurongora, hari ubwo wagwa ku rugamba undi muntu akarongora umugeni wawe. Ibyo ntabwo bikwiriye, subira imuhira. Niba warateye urutoki rw'imizabibu ukaba utarasoroma imbuto zarwo, hari ubwo undi muntu yasarura imbuto z'urwo rutoki rw'imizabibu n'ugwa ku rugamba. Nawe subira imuhira, ntabwo turi bujyane nawe. Hari n'izindi nzego z'abantu zimeze nk'izo zanditse hano. Rero Umwuka Wera yari arimo gushyira mu bikorwa iki cyanditswe kuri Gideyoni ubwo yajyanaga n'ingabo 32,000. Nuko Gideyoni arahaguruka aravuga ati, niba hari umuntu muri mwe wagize ubwoba, nasubira imuhira. Maze abantu 22,000 basubira imuhira. Arakomeza agendana n'abantu 10,000, maze Imana iramubwira iti, Gideyoni, uracyafite ingabo nyinshi, umwe kuri buri babisha 10. Nutsinda uru rugamba urutsindanye n'izi ngabo 10,000, uzatekereza ko watsinze kuko wari ufite ingabo nyinshi. Gideyoni we, nimugera ku mugezi ndabakugosorera. Nibagera ku mugezi baraba bafite inyota nyinshi bayitewe n'urugendo rurerure bagenze. Abari bwiyambura ibikoresho byabo bakunama kunywa amazi, ubabwire basigare hakuno y'umugezi. Ariko abo bashishikajwe no kurwana n'Abanyamidiyani ku buryo badahisha amazi amashyi yabo bakanywa bagenda, ubabwire bajye hakurya y'umugezi. 9,700 bo muri bo barunamye banywa bayarigata nk'imbwa, maze Imana iravuga iti, babwire basubire mu rugo, ntabwo tubakeneye. Aba 300 badahishije amashyi yabo bakanywa bambuka umugezi nibo ngiye gukoresha kugira ngo mbahe Abanyamidiyani mu batsinde. Abo bari munsi ya 1/10 cyabo Gideyoni yahagurukanye nabo. Hano tuhabona ishyira mu ngiro ryiza n'inyigisho nziza. Ibi tubibona bishyizwe mu bikorwa n'umwami ubwe mu kuza kwe kwa mbere. Imana ntabwo ishaka abantu benshi batagira ukwizera, nta nubwo yari yigera ibikora. Imana ishaka bake bamaramaje. Imana ntabwo ikoresha abantu benshi batayizera, ahubwo ikoresha bakeya bamaramaje. Iryo ni ryo somo twiga iyo tubona izi ngabo zigabanwa zikava ku 32,000 zikaba 300. Ubundi buryo Imana yasuzumye kwizera kwa Gideyoni ni umugambi bakoresheje batsinda Abanyamidiyani. Reka ngerageze kubereka uburyo bateguye uru rugamba. Urugamba rw'Imidiyani ntabwo rwatsinzwe mu buryo bw'igitangaza nk'uko Debora yatsinze Kanani. Habaye igitangaza cyateje ukutumvikana hagati y'ibigare 900 bya Sisera. Nemera ko ibyo byakozwe n'Imana. Nemera ibitangaza, kandi nemera ko iyo usoma ibyanditswe ugomba guhitamo ukavuga ko wemera ibitangaza by'Imana cyangwa utabyemera. Ariko ntabwo bimwe muri ibi bitangaza byakozwe n'Imana. Mbona uku gutsindwa kwa Midiyani kutari igitangaza. Intsinzi ya Gideyoni yagombaga ukwizera gukomeye, imbaraga nyinshi n'umugambi mwiza. Abanyamidiyani bari bakambitse mu kibaya kijimye cyane. Hari hijimye cyane ku buryo umuntu atashoboraga kuba yareba ikiganza cye. Imana yabwiye Gideyoni kugabanya ingabo ze 300 mu bice bitatu by'100, maze abashyira ahantu hatatu hatandukanye, mu majyaruguru, mu burasirazuba no mu burengerazuba bw'ingabo z'Abanyamidiyani. Gideyoni yahawe amabwiriza neza, maze nawe ayaha ingabo ze. Iyi ni inyigisho nziza y'ubuyobozi. Gideyoni yaravuze ati, mundebereho mukora icyo nkora. Ubwo ni ubuyobozi nyabwo. Aba bagabo bose bari bamaramaje. Mu kuboko kw'ibumoso bari bafashe ikintu kimeze nk'igikombe kinini gitwikiriye urumuri. Mu kuboko kw'iburyo bari bafashe impanda. Gideyoni abaciriye isiri, bamena bya bikombe binini byari bitwikiriye imuri, maze batwikurura imuri 300 zose, maze bavuza impanda 300 zose icyarimwe. Maze bose basakuriza icyarimwe bati,
inkota y'Uwiteka ni iya Gideyoni. Ibyo byabereye icyarimwe ahantu hatatu hatandukanye. Uramutse uri umunyamidiyani uryamye usinziriye mu mwijima mwinshi cyane, watekereza iki uramutse ukangutse ukumva ibikombe 100 bimenagurika, maze ukabona imuri 100, ukumva impanda 100 zivuga n'abagabo 100 basakuriza mu majyaruguru y'inkambi yanyu, kandi ukumva no mu burasirazuba no mu burengerazuba ari uko bimeze? Yenda watekereza ko ingabo za Gideyoni zose zabagose, ariko tuzi ko bari abagabo 300 bamaramaje. Ibi byari ishyira mu bikorwa ry'isezerano Mose yatanze mu Balewi ko abakeya bo muri mwe nibo bazatsinda ibihumbi byabo. Iri sezerano ryasohorejwe hano. Abanyamidiyani batekereje ko bagoswe. Mwibuke ko hari mu mwijima mwinshi cyane. Baratinye cyane batangira kwica nabo ubwabo muri uwo mwijima. Ingabo za Gideyoni zirabirukankana zibakura muri icyo kibaya. Abagabo bari barasubiye imuhira nabo baragarutse ngo bafashe ku rugamba. Iyo umwanzi arimo gutsindwa, biroroha kubona abantu bafatanye nawe. Abari baratashye baragarutse bose hamwe bica abanyamidiyani, batsinda igihugu cy'Imidiyani burundu. Intsinzi Abisirayeli babonye batsinze abanyamidiyani isobanurwa neza muri umwe mu mirongo myiza cyane yo mu isezerano rya kera. Uyu murongo uravuga uti: buri muntu yahagaze mu mwanya we, bazenguruka inkambi y'abanyamidiyani, maze abanyamidiyani bose biruka bahunga bataka. Uyu ni umurongo mwiza. Buri mugabo ahagarara mu mwanya we. Icyatumye Gideyoni agosora aba bagabo benshi agasigaza bakeya nuko yari akeneye ubwitange 100%. Tekereza iyo 70% baba bagabo baza gutinya, ntibavuze impanda zabo cyangwa ngo berekane muri zabo cyangwa ngo basakuze. Tekereza iyo 30 gusa baba ari bo bavugije impanda zabo bagasakuza bakerekana muri zabo. Ingabo z'abanyamidiyani zajyaga kubica bose. Kugira ngo uyu mugambi ushobore gukora neza, byasabye kwiyemeza 100% ko abantu bose hatabuze n'umwe. Iyo ni ishusho nziza y'itorero rya Yesu Kristo uyu munsi. N'uyu munsi ntabwo Imana ikeneye abantu benshi bimbura mumaro. Ikeneye bakeya ariko biyemeje kandi bamaramaje bo mu itorero, bahagarara buri umwe mu mwanya we. Twese turamutse duhagaze mu myanya yacu maze tugakoresha buri mpano z'umwuka yaduhaye, aho izo mpano zatujyana hariho hose, n'umwete wose no kumvira Yesu Kristo, ubwo nibwo twatsinda ingabo za Satani zose. Nemera ko uko ariko twashyira mu bikorwa inyigisho twiga mu rugamba Gideyoni yatsinzemo abanyamidiyani. Ubu mbona aribwo buryo bwa nyuma Imana yasuzumye ukwizera kwa Gideyoni. Nusoma ku myitwarire ya Gideyoni, uzasome n'ukwizera kwe. Urebe ukuntu Imana yemeza, igakomeza, kandi kubaka ukwizera kwa Gideyoni, imusubizamo imbaraga ndetse imushyigikira. Itegereza ukuntu Imana yemeza Gideyoni, imuha ibimuhiga cyangwa imugerageza. Ikigeragezo cya nyuma ni umugambi yamuhaye watsinze urugamba igihe barwanyaga abanyamidiyani. Hari n'abandi bacamanza mu gitabo cy'abacamanza. Yefuta yari umwe muri bo. Yari umwana w'ikinyendaro kandi yangwaga na bene nyina kugeza ubwo batsinzwe n'Abamoni. Maze bakenera ubwenge bwa gisirikare bwa Yefuta, maze bamusaba kubakiza. Yefuta yakoze ibintu bitandukanye dushobora kwigiraho. Reka turebe indahiro ya Yefuta. Mbere yuko ajya kurwanya Abamoni ngo batsinde, yarahiriye Uwiteka iyi ndahiro: nintabarukana intsinzi, ikintu cya mbere nzahura nacyo ngarutse mvuye ku rugamba, nzakigutambira. Yefuta yahuye n'umukobwa we muto. Yarababaye cyane, ababajwe n'indahiro yari yarahiriye Uwiteka. Mbona ibyo bidushushanyiriza ikibi kijya gikorerwa muri iyi si rimwe na rimwe mu izina ry'icyiza no mu izina ry'Imana, kandi atari yo yabikoze. Imana ntabwo yigeze imusaba kuyirahirira iyo ndahiro. Mu ntambara y'amoko, Yefuta yanesheje Abefurayimu. Bamwe muri bo bahungiye hakurya ya Yorodani. Yefuta arabafata. Yefuta ntiyashoboraga kumenya inshuti n'umubisha kuko bose bari Abaheburayo.
nuko arababwira ati nimuvuge ngo Shiboreti. Aba Befurayimu bagiraga akabazo mu mivugire yabo nk'ako tujya tugira iyo tubaye mu bindi bihugu. Ntibashoboraga kuvuga ngo shi, maze bavuga Siboreti. Yefute yaciye ibihanga byo bagera ku 42,000 kuko batashoboraga kuvuga ngo Shiboreti. Abantu bavuga ko tujya tubwira abantu ngo bavuge ngo Shiboreti, iyo batabivuze nk'uko tubivuga tukabaseka, tuba dufite umugambi wihishe muri twe. Abantu ntibamenya ko hari n'umugambi dufite, tukabigizayo kuko batavuze ngo Shiboreti nk'uko tubivuga. Nemera ko ibyanditswe biduhugurira kumenya uwo twizeye kurusha icyo twizera. Hari igihe dukunda gushimangira nabi aya magambo ngo nzi icyo nizeye. Intumwa Pawulo yaravuze ati nzi uwo nizera, kandi nzi neza ko ashoboye kurinda icyo namubikije. Nanone igitabo cy'abacamanza gifite inyigisho twakwiga. Hari ubutumwa bw'umuntu ku giti cye, hakaba n'ubutumwa bw'igihugu, hakaba n'ubutumwa buri mu bantu batandukanye bari mu gitabo cy'abacamanza. Soma igitabo cy'abacamanza cyose wibonera ubwo butumwa. Shaka n'ubutumwa bw'igihugu cyawe. Shaka ubutumwa bwawe muri aba bantu bose bari muri Bibiliya, abacamanza bo mu gitabo cy'abacamanza, maze usaba Imana gukomeza ukwizera kwawe, kandi wiha Imana kugira ngo uyikorere kuko ishaka kudukoresha. Ni iby'agaciro kandi ni amahirwe kubana namwe twigira hamwe ijambo ry'Imana. Turizera ko rizagukomeza kandi rikomeze no kwizera kwawe. Igitabo cy'amacamanza nubwo kivuga ku gihe kijimye cyo mu mateka y'Abaheburayo, gifite byinshi kitubwira uyu munsi. Isengesho ryacu ni ukugira ngo izi nyigisho zigusubize nk'imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana. Turagusaba ngo uzabane natwe ubutaha ubwo tuzaba dutangira kwiga ku gitabo cya Rusi. Turagusabira ngo Umwami wacu Yesu Kristo agukomeze kandi aguhe imbaraga zo gukora ibyo ashaka gukora byose.